ariko Mr. urwango abantu bafite muri iyi minsi barukomora hehe cyangwa ruganisha hehe? Buriya iyi si turimo abantu bafite ukuri, abantu bavugisha ukuri bafite ibibazo bikomeye cyane. Wenda ibyo nta kibazo reka tubyihorere, ariko noneho ni gute ubugome abantu bafite muri iyi minsi bugeze ku rwego mba ndi kurubonaho? Buriya hari abantu baba mu biganiro byanjye birirwa biyandikishwa udukomenti nashaka gusa nk'ababaha ukuri, nkabona nyine abandi bantu banjye muri kumbwira muti abo bantu ujye bihorera, muti ku mbuga nkoranyambaga niko bimera, ariko kuri mwebwe bijye bimera gutyo, apana kuri njyewe ntago ariko bimera. Ntago nzaguhereza Mr. ntago uzaza gushaka kunya ku mbuga yanjye ngo ubundi nguhereze, kuko ubundi na kera bajya bavuga ko bacaga umugani mu kinyarwanda kera bati ushaka gusenya urwe umutiza umuhoro, ariko ntago kuri ubu ariko bikimeze. Kuri ubu ubonye umuntu uri mu kaga ukamufasha kujya muri ako kaga nk'uko babivugaga ngo ushaka gusenya urwe umutiza umuhoro, ubu ngubu hari itegeko rihana abantu nk'abo kudatabara umuntu uri mu kaga. Ntago wabona umuntu ari kwimanika mu kagozi ngo umwihorere ngo nuko nyine ari we wabyishakiye, cyangwa ngo umutize umuhoro, cyangwa umubwire uti ntari bikuraje genda ngo uvuge ngo uri mukuri. Ibyo byari ibya kera. None ni gute wowe ushaka kumanika muri ako kagozi cyangwa ushaka kunabira hiryo taka ngo nkureke, kandi n'umuntu ubwe uri kubyikora tudakwiye kumureka, dukwiye kumutabara? Mr. ibyo bintu byanyu bro, ibyo bintu byanyu nimushaka mubireke. Nta mpamvu yo kureba umuntu ngo wumve uramwanze, wumve umugiriye ishyari, ntacyo yagutwaye bitewe na mindset zawe. Ibyo biboro byanyu mubyihorere, tuba tubabona nubwo nyine wenda tudakunda kubivugaho cyangwa se dusa nk'ababyihorera, ariko hari igihe bigera ku rundi rwego, kandi burya si buno Mr. ibintu byarahindutse. Hari umuntu wanditse comment ngufi cyane kuri video meruka gukora agira ati izi njiji zarasaze. Ariko se iyo urebye wowe ubona wujuje ibisabwa by'umuntu muzima? Iyo ujya kuza muri comment mu kiganiro umuntu yakoze ukamwita injiji, ese wowe ko mbona ukunda kureba ibiganiro byanjye, ukunda kureba ibiganiro by'injiji, cyangwa uba ufite ibindi birimo kukugenza? Ariko nyine iyo comment nayirebye ndaseka, ariko nyuma nyine nibaza ikibazo kimwe, ese koko namwe iyo murebye ibiganiro nkora mukareba ibintu mvuga mubona ari ibintu by'injiji yasaze? Ubundi se injiji sara gute? Nta njiji sara. Burya nuzabona umuntu yarasaze mbere ataraba umusazi ntago yari injiji, kuko nyine injiji n'ubundi bayaramaze gusara, ariko nyine bitagaragara. Iriya comment nayirebye, ariko n'ubundi hari comment z'abantu nk'abo njya mbona. Hari n'iyindi mbwa yitwa ngo nibarinde. Mwebwe mube muretse ndaje. Ibi bintu bishobora kujya ku rundi rwego mwebwe mudatekereza. Ntago ikibazo ari uko ibyo mvuga ari ibintu byinjije cyangwa ibintu by'abasazi, ahubwo ikibazo nuko hari abantu benshi banga ibyo badasobanukiwe. Ariko kandi muri iyi video tugiye kureba impamvu abantu baseka technologies nshyashya mbere yuko bazumva cyangwa se mbere yuko babona agaciro kazo. Reka duhere mu mwaka w'1995. Nejo bundi rwose niwo mwaduko wa internet. Abantu benshi barayisekaga, hari abibazaga bati ese internet izatumarira iki? Ariko nanone wibaze icyo uyu munsi internet imaze. Internet niyo isi yubakiyeho. Ubucuruzi, amashuri, amabanki, itangazamakuru byose biri kuri internet. Nawe niba ubona abantu bari kuri internet ibyo bavuga cyangwa ibyo bakora ukajyaho kurogotwa ngo internet zabo nizo gupfubuza, ibyo wenda uzajya ubivuga, ariko nanone ninzabona hari ibindi bintu uri gushaka kuza gukora binsenya binsubiza ahantu, nanjye ntago nzakurebera izuba rwose. Ntago bizakunda ko
nzakureka gutyo gusa. Tubonye ko mu mwaka 1995 nejo bundi mu mwaduko wa internet, ni nkuko n'ubu turi mu mwaduko wa crypto, turi mu mwaduko wa Pi, turi mu mwaduko wa AI. Hari abantu cyangwa se wenda reka mbaha agaciro ngewe mbita abantu nubwo murimbwa mwebwe nta nubwo natinya kubivuga. Muri uyu mwaka w'2026 uretse ko na mbere mu mwaka 2010 buriya abantu benshi basekaga Bitcoin bati ibi ngibi ni uburiganya, bati ni amafaranga yo kuri mudasobwa atazagira icyo ageraho, ariko uyu munsi muri kubona ko Bitcoin ari asset zizwi kandi zihagazeho kuri iyi si. Hanyuma reka nanone turebe impamvu abantu badakunda kwakira ibintu bishya. Ikibazo ntago ari uko ibyo bintu bishya biba ari bibi, ahubwo ikibazo ni ubwonko bw'umuntu butinya impinduka. Iyo ikintu ari gishya cyane abantu benshi kibatera ubwoba bagahangayika mbere yo kugisobanukirwa. Niyo mpamvu uzumva umuntu aseka AI ariko atarayikoresha, kuko umuntu wayikoresheje uyizi ntago yakayiseka. Umuntu uzi crypto, umuntu ufite aho yavuye kubera crypto, kubera internet, ntago yayiseka. Hari abantu Mr bari ku mafaranga ya Pi, hari n'abandi bazayaryaho, hari abantu Pi tunze yamaze kubahesha akazi kabo umunsi ku munsi. Barahari rwose, barahari na hano mu Rwanda. Ariko hari n'injiji ziba zihari zumva ko tuba turi hano kubera twasaze. Waretse tugasara ubundi ugenda ku musazi gute? Injiji ikubabaza gute kari byo mvuga rwa rwego rw'indengakamere? Ni gute ubureba umuntu ukabona yaramaze gusara ari injiji ariko ukumva ari ikibazo kuri wowe? Abantu musa nkaho mudatekereza rwose. Ibyo biboro byanyu iyo mbirebye ngewe ibintu birandenga rimwe na rimwe nkanituriza, ariko hari igihe bigera ku rundi rwego ugasanga umuntu ari guseka AI atarayikoresha, araseka cryptocurrency atarayumva neza, araseka Pi network, ariko ugasanga nyine uwo muntu nta nubwo ari kuyiseka, ahubwo abafite ibindi bintu by'Imana. Hari abantu baba baraho bibwira ko tutazi plan zabo, tuganira nabo tubareka, ariko hari igihe kigera. Niyo mpamvu nababwiye nibi bintu bishobora kuza kugera ku rundi rwego wowe udatekereza. Ushobora kuba uri kwatsa umuriro utazashobora kuzimya, kandi wibwira ko ari wowe uzi ubwenge, twebwe turinjije. Uyu munsi AI iri gukora ibintu bitangaje. AI irandika, AI ikora amashusho, AI ikora video, AI ifasha mu buvuzi, AI ifasha mu burezi. Abantu bayize mbere barimo kuyibyaza umusaruro. Abayise ubusazi imyaka ishize ubu ngubu bari kuyikoresha buri munsi. Rero nawe ibyo utekereza ko turimo mu busazi, reka igihe kizakubwira. Niko nagusubije muri comment. Ugende usome comment nagusubije, ubundi ugaruke, cyangwa se nabandi nkamwe ndabahamagaye muze, kuko ndi kubona ko wenda mbihoreye nkabahereza mwagira ngo koko ndi umurezi, ndi umusazi, mwagira ngo ndinjije. Ariko ndabahamagaye, nubwo bahamagaye mbitaba, mwongere muze mugire ibindi mwandika. Ndabategereje kandi sinze kubabura. Ariko icyo nababwira nuko buriya cryptocurrency nago ari ugukina gusa. Nago tuba turi hano kuvuga ubusa. Tuza aho twavuye, ariko nago ariho dushaka kugera. Niyo mpamvu udashaka kugira ngo ngere aho mbona nge ngomba kujya naramaze kuhabona, ukagira ishyari ryuko nawe nyine uri kubona ko ibintu wanyifurizaga nyine
ubuzima wanyifurizaga bitari gukunda ko nyikomeza kububamo, ugashaka kunyitambika ngo nagere aho ngewe ndi kubona hari umucyo ndi kwerekeza, ntago byakunda mister, ntago byakunda. Crypto nayo rero ntago tuba turi hano dukina mister, tuba dufite ibyo dukora tuzi. Niyo mpamvu mujye mugenda munye ku mbuga zabo ngabo bakora ibyo batazi, wenda bakabona baranahiriwe bagakeka ko abahasoringa nibihite bikunda ari ibigorya ari injiji, ariko mujye munyaho mwereswe mani. Ntago hano ari akarima buri wese aza yisoromeraho imboga ze, kandi iyi ni platform nubwo uyibona rino irebwa n'abantu batandukanye. Iyo uje kunyita injiji ntago ari njyewe gusa uba wita injiji, n'abankurikira banyemera uba uri kubita injiji, ntago ari njye njyenyine. Ujye ubimenya ko uri kundwanya ubona ko ndi njyenyine, ariko ntago ndi hano njyenyine, ntago ndi hano njyenyine. N'umurozi agira gikarabya, ntago nashimisha abantu bose ndabizi, niyo mpamvu ngerageza kwigengesera, ariko iyo bidakunze ndaza nguha ibyawe, ndaza mbaho ibyanyu, ntago tuba turi hano turi kuvuga crypto gusa nituba twabuze ibyo dukora, ahubwo tuba turi hano kuvuga ko crypto ari technology yubakiye kuri blockchain, banke nini, ama companies menshi ndetse na government zimwe na zimwe bose bari kuyikoraho ubushakashatsi. Warangiza wowe ukumva ko ibintu reka tubyihorere. Ntago ibingibi gusa bivuze ko cryptocurrency project zose ziba zigomba gutsinda, ariko nanone ntago bivuze ko crypto yose ari uburiganya. Ubwenge ni ukwiga mbere yo guca urubanza. Njyewe mbona ikibazo atari abantu bakurikira technology, ahubwo ikibazo ni abantu baca urubanza ku kintu batabanje kwiga ngo bakimenye neza. Umuntu ashobora kutemera Pi network, ni uburenganzira bwe rwose, njyewe nta nubwo nabitindaho ngo njyeho mucira urubanza, ni uburenganzira bwe, ariko mbere yo kuyisebya nibura azajye abanza asome uko ikora. Umuntu ashobora kutemera AI, ni uburenganzira bwe, ariko mbere yo kuyiseka nibura ajye abanza ayige cyangwa ayigerageze. Reka twirebere isomo rikomeye. Abantu benshi batsindwa n'ubuzima kubera ko baseka amahirwe mashya, bavuga ngo ntibizashoboka, bati ni ubusazi, bati ni uburiganya, ariko nyuma y'imyaka bagasanga isi yarabasize. Ntabwo ndi hano ngo nkwemeze Pi, ntabwo ndi hano ngo nkwemeze crypto, ntabwo ndi hano ngo nkwemeze AI. Ndakubwira gusa ni mbere yo guca urubanza jya ubanza wige, wicare utekereze kabiri, niba ari n'ibintu uri guhimbahimba unabihimbe mu bwenge, kuko hari igihe utazabitekerezaho kabiri, ngiwe nkabitekerezaho inshuro 1000, kandi izo nshuro 1000 nzabona neza icyo wari ugamije. Wenda nkwihorere nkuhe ikibuga widagadure, ariko hari urwego bizageraho nibibe byakunda ko nkomeza kukwihorera. Mbere yo guseka abandi uzajye ubanza wisobanukirwe, wowe wimenye. Ni gute uzaba utiyizi ugashaka kumenya njyewe? Uramenya njyewe ubundi uranshinzwe wanditse ko amateka yanjye cyangwa se ibihe nanyuzemo bitandukanye, hari byinshi byanyigishije. Nanjye ubwanjye hari igihe najyaga mbona ndi mu busazi, ariko noneho icyo gihe narakirenze mister, narisobanukiwe, ariko nawe nshaka ko umbwira ko uko ubitekereza cyangwa uko ubyumva. Wowe uri kureba iyi video, nshaka kumenya uko ubyumva rwose. Comment wumva utekereza ufite ku mutima uyivuge, ntacyo wikanga, kuko nanjye ntago nyeka ko buri wese nyine uza avuga ikintu mpita ngifata
nkaho ari gushaka kunsenya. Hari urwego bigeraho nanjye nkabanza nkatekereza inshuro zingahe. Nta muntu navuze izina, ariko ushaka ko muvuga izina, ushaka kumpamagara nzamwitaba. Ndabakunda, nizere ko wakanze kuri subscribe, cyangwa se niba ubona ndi umusazi mvuga ibintu by'ubujiji, ukureho subscribe yawe wigendere ume amahoro, kuko ntago ingurube zigenda mu nama. Niba uri kubona hano turi ingurube, wenda ninjye ubyivugiye cyangwa se ku giti cyanjye ndi ingurube uri inama, genda wigire mu nama. Gusa nge nzi ko nubwo mbivuze hano nta ngurube zibamo, nazo. Niba kuba mu nama byarakunaniye, genda wigendere, ntago nge njya guhamagara ngo reba video yanjye, oya. Wigendere rwose. Nzi neza ko hari abantu bakunda ibyo nkora, hari abantu bazabireba, abantu babyumva, abantu bafite icyo bakuramo. Niba ntacyo ukuramo, igendere mister. Gusa ariko ndabakunda cyane, kandi mba nifuza ko ibi ngibi byakarangiye, ariko ikibuga kirimo abakinnyi babiri. Niba uri umukinnyi uri mu kibuga ushaka gufata baro, of course ikibuga nanjye ndi ready yo kukinjiramo. Mwebwe mukande kuri subscribe, ubundi murebe uburyo ibintu biri buze kuba byagenda. Njyewe ndi hano ngiye gukora video nyinshi, nsobanure crypto, nsobanure AI, mfashe abanyarwanda bashaka kwiteza imbere. Naho ibindi uzashaka kubigira ukundi kuntu, ibye azabibona. Ndagukunda cyane, reka tubonane mu bindi biganiro ubwo ndi kugutegurira byinshi cyane. Ndagukunda cyane, bye bye.